Allah subhanahu wa ta'ala ajya twakirira ubwitange butandukanye, urukundo tugaragariza Qur'an bireberwa muri aya marushanwa ya Qur'an akorwa atandukanye mu bikorwa binini bihuza abantu benshi. Twafata urugero muziriya musabaka zibera mu bibuga binini cyangwa ahantu hanini. Uribuka musabaka yo muri Kigali Convention Center yahuje abayisilamu 6,000 babaje gukurikirana icyo gikorwa ahantu hakuzura. Nyuma yaho habaye igikorwa hajemo covid, ariko nyuma haza igikorwa kinini noneho kiruta icyo gikorwa cyo muri BK Arena cyo gisha cyitabiriwe n'abayisilamu bageze ku 10,000 barengaho gato. Abo bayisilamu bavuye imihanda yose mu turere, barara bagenda amajoro bakitabira bagakora. Ibyo ni ibikorwa by'urukundo rwa Qur'an. Kimwe ikuzo n'ibisingizo byiza kandi byuzuye bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala, we watuyoboye idini y'Uislam, akaba ari umuyoboro mwiza kandi utunganye. Allah yahitiyemo abatuye isi bose. Ndahamya ko nta yindi mana iriho kandi ikwiye gusengwa mu kuri uretse Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ngahamya ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Mana nyagasani, hundagaza amahoro yawe n'impuhwe zawe ku ntumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo. Bavandimwe b'Islam, banje kubagira inama, nanjye nihereyeho inama yo gutinya Imana, dukora ibyo yadutegetse, twirinda ibyo yatubujije, kuko iyo niyo mpamba yonyine izadushoboza kurokoka ibihano byo ku munsi w'imperuka. Imana iravuga iti: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah aravuga ati: yemwe abemeye Imana, nimutinye Allah mumuhe icyubahiro akwiye, kandi muramenye ntimuzatabaruke ngo muve kuri iyi si mutari mwaba abayisilamu beza kandi bari ku murongo w'Imana subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam, muri iyi minota mikeya tugiye kwibukiranya ku buryo umwemeramana yishimira ibikorwa byiza ibyo yakoze, yaba ibyo yakoze mu ibanga rye, kuko buri wese hari ibyo abazi ariko aziranyeho n'umuremyi we Allah subhanahu wa ta'ala. Hari n'ibindi dukora ku mugaragaro ariko nabyo bigamije gushimisha Imana. Ibyo bikorwa byose umwemeramana aba akwiye kubyishimira yuko yabikoze, ariko nanone ntaterera agati mu ryinyo, ahubwo agakomeza guhozaho gusaba Imana kugira ngo imwakirire ibikorwa byiza akora. Niyo mpamvu Imana subhanahu wa ta'ala iratubwira iti: wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Imana iratwereka urugero rwiza. Imana ikavuga iti: nimwibuke ubwo Ibrahimu alayhi salam we n'umuhungu we Ismail ubwo bazamuraga umusingi wa Al-Kaaba. Rumva Ibrahimu n'umuhungu we Ismail alayhi salam niyo bazamuye umusingi wiriya Al-Kaaba, iriya ngoro ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko Imana iravuga ngo ubwo bari kubikora, banabikoraga basaba Imana bavuga ngo Rabbana, Mana nyagasani, taqabbal minna, twakirira iki gikorwa turi gukora, innaka antas samiul alim, kuko ni wowe wumva kandi uzi byose. Ibyo rero bikaba bigaragaza yuko umwemeramana agomba kwishimira ibikorwa byiza akora, kandi yabishyiraho umutima akumva bimushimishije. Hanyuma ikindi akabikora aryohewe no kuba ari kubikora, atari ukubikora yumva bihiwe, ahubwo akabikora yumva atewe ishema, yumva aryohewe muri we ko ari gukora ibyo bikorwa byiza. Imana iravuga iti: wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Imana subhanahu wa ta'ala iravuga iti: nguha inkuru nziza, wabashiril ladhina amanu, uhe inkuru nziza babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilus salihati, bamara kwemera Allah
bagakurikizaho no gukora ibikorwa byiza bitandukanye. laqad ta'abbadana Allah subhanahu wa ta'ala bi'ibadatin mutanawwi'a minha ma hiya qalbiyya wa badaniyya wa maliyya. Bavange ba Islam, Imana subhanahu wa ta'ala yaduhaye inshingano yo kuyigaragira, ariko bikorwa mu buryo butandukanye. Hari ukugaragira Imana bikorwa n'imitima yacu. Hunaka a'malul qulub wa ma a'zamuha. Hari ibikorwa by'imitima min at-tawakkuli wal yaqini wal khawfi wal khashya wal dhikri. Hari ibikorwa bikorwa n'imitima ariko bitagaragara inyuma, umuntu akaba ari acecetse ariko ari gutekereza ku buhambare bw'Imana. Cyo ni igikorwa gikomeye cyane gikorwa n'umutima utabona inyuma. Al khashya, kuba utinya Imana mu mutima wawe, wumva ufite ubwoba, bwo kugomera Imana no kunyuranya n'amategeko yayo. Icyo ni igikorwa cy'umutima umuntu atabona inyuma. Wal yaqin, kwizera Imana no kuyiringira. Ntaho wabona n'umuntu ngo bisome yuko yiringira Imana. Ibyo hadhihi a'malul qulub, ibyo ni ibikorwa by'imitima. Wa hunaka ibadatun badaniyya, hari noneho ibikorwa Imana yadutegetse bikorwa n'imitima, bikorwa n'imibiri yacu. Urugero iswala, narka'u wa nasjudu, ibyo ni ibikorwa. Iswala tajma'u baina amali alqalbi wa amali albadan. Iswala ihuza hamwe umubiri n'umutima. Ko hari ibikorwa n'umubiri mu iswala, urugero kujya ruku, kuvayo, kunama, kunamuka, kubama, urumva n'umubiri uri gukora. Ariko hari n'ibindi by'umutima nanone mu iswala. Al-khushu' hadha amalu alqalb, kwibombarika no kwicira bugufi imbere y'Imana. Cyo ni igikorwa cy'umutima ariko kiba gikenewe mu iswala. Tuvuga rero hari ibada zikorwa n'umubiri, hari ibada zikorwa n'imitima. Wa hunaka ibadatun maliyya min az-zakati was-sadaqat. Hariho rero noneho izindi ibadati dukora dutanga mu mitungo yacu. Buriya nacyo ni igikorwa cyo kwiyegereza Imana, cyo mu buryo bwo gutanga mu by'Imana yaguhaye. Nacyo ni igikorwa cyo kwiyegereza Imana. Nacyo ni igikorwa gikomeye cyane mwemera Imana atagomba kubura mu mibereho ye. Imana iravuga iti, abo bagaragu b'Imana bakora ibyo bikorwa bitandukanye, bahe inkuru nziza, bishimire ibyo bikorwa byiza bakora, bibegereza Imana. Ubabwira uti, babandi bemeye Allah wa amilus salihat, bagakora ibikorwa byiza, anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Imana iravuga iti, babwire yuko bafite ijuru, ubwami bw'ijuru butembamo imigezi, hari mu busitani butembamo imigezi. Imana iravuga iti, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Imana iravuga iti, bazajya bahabwamo imbuto z'amoko atandukanye, hanyuma nibazibona bavuge ngo ariko izi ngizi zirasa na zimwe twaryaga ku isi ariko bitandukanye mu buryohe. Hari izo bazabona baryaga ku isi bazi ariko bitandukanye mu buryohe na ziriya mbuto zo mu ijuru. Imana iravuga iti, walahum fiha, Imana iti, kandi muri iryo juru bafitemo azwajum mutahhara, hazaba harimo abagore beza ndetse n'abagabo beza basukuye. Imana iti, wahum fiha khalidun, kandi bazabamo ubuziraherezo mu bihe byose. Bavandimwe ba Islam, kigamijwe muri iyi aya no kumvikanisha yuko mwemera Imana, intumwa y'Imana, Imana yamutegetse yuko yaha inkuru nziza abemera Imana, bamwe bemeye Allah bakanakora ibikorwa byiza, bakaba bagomba kubyishimira. Tugarutse kuri ibadatun maliyya, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze iti, ni'mal malu as-salih lil mar'i as-salih. Intumwa y'Imana iravuga iti, ngo umutungo ni mwiza mu Islam iyo uhawe nanone umuntu mwiza uzawukoresha mu nzira z'Imana subhanahu wa ta'ala. Umutungo ni mwiza, ni'mal malu as-salih lil mar'i as-salih. Intumwa y'Imana iti, umutungo ni mwiza iyo uhawe umuntu mwiza ukoresha mu nzira z'Imana subhanahu wa ta'ala, agatanga ibyo gushimisha Imana mu bikorwa bitandukanye. Bavandimwe b'Islam, idini w'Islam ni idini hagaciro umutungo, uko umutungo ukora ibikorwa bitandukanye byo kwiyegereza Imana. Umutungo ni ukora ibikorwa byinshi bitandukanye byo kwiyegereza Imana subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu hari abasahaba b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, laqad jaa an-nasu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama وقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. intumwa y'Imana baraje barayibwira bati, ya Rasulullah, abo bantu bikoze bajya kubaza intumwa y'Imana
bari abantu badafite imitungo ariko bafite ibindi bikorwa byiza. Ariko baza kubwira intumwa y'Imana bati yewe intumwa y'Imana, iyo turebye neza dhahaba ahlu duthuri bil ujuri, barambwira ati ya Rasulullah, tubona abantu bafite imitungo bakayitanga mu byiza, mu nzira z'Imana, mu bikorwa bishimisha Imana, ngo tubona barihariye ibyiza n'ingororano n'ibihembo n'ithawabu z'Imana nibo bazitwarira bonyine, kubera yuko bo baratanga twebwe ntitubone icyo dutanga. Intumwa y'Imana ibabwira gahoro, irababwira iti rero reka mbarangize ikintu muzajya gukora. Intumwa y'Imana abwira iti tusabbihuna, mugende mujye musingiza Imana, wa tukabbirun, mujye muhora muvuga subhanallah, wa tuhallilun wa tuhammidun, mugende mujye musingiza Imana, mukomeze muvuga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mubisubiremo kenshi la ilaha illa Allah, mugende mujye mubisubiramo. Noneho nabo bazajya batanga imitungo, nange muzamusigara mukora ibyo muri kubona izo thawabu zo gukora dhikri wa tasbih. Baragenda bakora ibyo intumwa y'Imana ibabwiye. Ariko ba bantu bafite imitungo yabo nabo baza kumenya bya bikorwa byo gusingiza Imana, nabo bakajya babyongeraho bakabikora, kandi bakaba bagifite wa mwihariko wo kuba batanga, ba bandi bo ntacyo babona batanga. Ba bantu baje kubwira intumwa y'Imana baragaruka kubwira intumwa y'Imana bati ya Rasulullah, laqad sami'a ikhwanuna ma qulnahu faqaluhu. Baraza kubwira intumwa y'Imana bati ya Rasulullah, una habari ba bavandimwe bacu burya bamwe twavugaga bafite imitungo batanga twe ntidutange, ukaba waratugiriye inama ngo tujye dukora tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir. Burya nabo bamenye ibyo twavuze, none nabo basigaye babivuga, kandi uvaho baracyaturusha kuba bafite umwihariko wo gutanga twe tudatanga. Urumva cya kibazo cyo kuba bari kuturusha kiracyahari. Intumwa y'Imana irababwira iti niba ari uko nguko bimeze, bakaba bumvise ibyo namwe mwari mwihariye nabo bakaba babikora, kandi bo bakaba bagifite umwihariko wo kuba batanga, mwebwe ntimutange ko ntacyo mufite mutanga. Intumwa y'Imana irababwira iti dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Intumwa y'Imana irababwira iti izo ngizo rero ni ingabire z'Imana iha uwishaka, kuba yarahaye kanaka umutungo ariko akajya nawutangamo mu nzira y'Imana. Ni'mal malu salihu lil mar'i salih. Intumwa y'Imana ariho yavuze iti umutungo ni mwiza iyo uhawe umuntu mwiza ukoresha mu nzira y'Imana subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam, mu byo rero tugomba kwishimira abatanga inkunga zabo zitandukanye, Allah subhanahu wa ta'ala abakirira ibyo bakora, n'abatari bagira umutima wo gutera inkunga ibikorwa byiza nabo bikosore bisubireho kuko baracikamwe. Imana subhanahu wa ta'ala, Imana iravuga iti huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi. Imana iravuga iti Allah subhanahu wa ta'ala niwe wohereje intumwa ye Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, arangije amuha idini, umuyoboro wanahawe izindi ntumwa z'Imana n'abahanuzi, liyuzhirahu ala ad-din kullihi, kugira ngo iyo dini y'Imana Allah ayimakaze hose, igere hose, isakare hose, kandi inyure abantu, ubwo butumwa bwinjire mu mitima y'abantu, babwakire, babwumve, babwemere. Iyo ni idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti ngo Allah subhanahu wa ta'ala yanyegeranyirije isi yose, Imana yinyegereje hafi ndayireba. Ubu ngubu twabivuga nko mu rwego rwa zoom yo kuri kamera, ni urugero kugira ngo tubyumve. Nko kubona ikintu kiri kure kazuminga ukakizana kikakwegera ukakireba neza, umusozi uri kure kawuyegereza kawuzuminga kawureba neza. Ibyo ngibyo ni urugero rw'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yakoreye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yafashe isi yose arayegereza, intumwa y'Imana irayireba yose. Intumwa y'Imana iravuga ngo maze narebye mu burasirazuba ndaheza ndeba n'uburengerazuba, kuko isi yose yari imbere yanjye nyireba. Hanyuma intumwa y'Imana iravuga iti, intumwa y'Imana iti wasayablughu hadha ad-din. Intumwa y'Imana iti iyi dini ya Islam sayablughu ma balagha al-layl wan-nahar, izagera aho amanywa n'ijoro hose bigera. Ngo birumvikana nyine uvuga ngo ni hose, nta na hamwe hazasigara iyi dini y'Ubuislamu y'umurongo wa Allah, kandi mu buryo bunyura abantu, mu buryo babwakira, ntawe bashyizeho agahato, bakabyemera yuko ari umurongo w'Imana subhanahu wa ta'ala. Icyo nshaka kuvuga rero,
Umuyisilamu ushobora kwibeshya wenda ukagira ngo amafaranga miliyoni watanga cyangwa ibihumbi 200 cyangwa ibihumbi 100 cyangwa uko Imana yagushoboza, wenda ukazibeshya yuko ayo mafaranga cyangwa inkunga yawe cyangwa ibitekerezo byawe cyangwa akazi gatoya wakora ka dawa ko kugeza ubutumwa kuho wabasha kugera, ukazibeshya yuko ari byo wenda byasunika Ubuyisilamu kugira ngo buzageraho bugomba kugera. Ari nayo mpamvu umuntu ashaka kuvuga ngo ngewe imamu ntabwo nzongera kumufasha cyangwa sinzongera gutanga sadaka hanyuma nzamuhime ntazagira icyo azageraho. Aho ngaho rero uba wibeshya cyane. Intumwa y'Imana yarakubwiye ngo iyi dini izagera ahantu hose, Imana yarabihanuye. Ni nko kuvuga ngo iyi gurudumu yitwa idini ya Islam iri kugenda, uguse usiguse itaenda tu itafika. Ahubwo wowe iyo ukozeho gatoya n'urutoki rumwe ugasunika, ni wowe uri kwigirira neza, nta wundi uri kugirira neza. No kugira ngo nawe nabura mu Imana izahembera yuko ingalao niliwahi kugusa kidogo au kusukuma, kugira ngo nawe Imana izagushyire mu mubare w'abandi bakozeho igurudumu iragenda. Ariko igomba kugenda ni nk'ubwato bugomba kugenda tukazagerayo, wagira uruhare cyangwa utarufite. Ibyo rero kuba wowe wafashije ni wowe ku giti cyawe, uzaguhemba ni Allah nyiri iyo dini, nawe ukaba warakozeho gatoya ukazagira icyo uzabaza nibura imbere y'Imana izaguhembera ko uri muri babandi bakozeho. Naho ibyo gukubita ku gatuza ngo ngewe wenda ndakomeye nakoze ibi nibi cyangwa se ngo nintafasha ntibizagenda, waba wibeshye cyane ko Imana yahanuye ko bizagera hose aho isi, uko isi yose ingana ubutumwa bw'Imana buzahagera. Wewe waba wabigizemo uruhare cyangwa utabigizemo uruhare, Imana izazana abandi babisunike bigende, kandi niwe uzabuhombye kuko iyo gurudumu cyangwa ubwo bwato buzabugeze wowe ntacyo wakozeho. Bavandimwe b'Islam, hari ibikorwa byinshi tugiramo uruhare, duhereye ku bikorwa bya Quran, yo guteza imbere Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ajya twakirira ubwitange butandukanye, urukundo tugaragariza Quran bireberwa muri aya marushanwa ya Quran akorwa atandukanye mu bikorwa binini bihuza abantu benshi. Twafata urugero ziriya musabaka zibera mu bibuga binini cyangwa ahantu hanini. Uribuka musabaka yo muri Kigali Convention Center yahuje abayisilamu 6,000 babaje gukurikirana icyo gikorwa, ahantu hakuzura. Nyuma yaho habaye igikorwa hajemo Covid, ariko nyuma haza igikorwa kinini noneho kiruta icyo igikorwa cyo muri Beka Arena, cyo gisha cyitabiriwe n'abayisilamu bageze ku 10,000 barengaho gato. Abo bayisilamu bavuye imihanda yose mu turere, barara bagenda amajoro bakitabira bagakora. Ibyo ni ibikorwa by'urukundo rwa Quran, ni ibikorwa umuyisilamu agomba kwishimira. Hanyuma n'igiheruka hano muri Kigali nacyo cyahuje abantu 4,500 bayisilamu bavuye mu bice bitandukanye. Aho hose bavandimwe bayisilamu mwongeraho gutanga imitungo, gutanga ibitekerezo. N'uwo mwanya hari abarara bagenda saa 8 bitewe naho baturutse. Bavandimwe bayisilamu, ni ibikorwa byiza, ababigiramo uruhare bose Allah subhanahu wa ta'ala nabo twabaha inkuru nziza yuko nkuko Imana yavuze ngo inkuru nziza abakora ibikorwa byiza, abemeye bakanakora ibikorwa byiza, ko bafite ijuru Allah yabateganyirije. Bavandimwe bayisilamu, nta kindi kiba kigenza abo bayisilamu baba bazindutse bavuye mu bice bitandukanye uretse urukundo rw'amagambo n'inyota yo kuza kumva amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu hari umuntu umwe w'umuyobozi wigeze kubaza nyakubahwa mufti w'u Rwanda, hari gutegurwa igikorwa iyi musabaka yo muri convention. Abaza mufti, aramubaza ati ariko mufti, abantu 10,000 muri kuvuga muri iki kibuga cyitwa muri Beka Arena, abantu 10,000 uzabakura hehe? bazabaje gukora iki? Hambwa ati bazabaje kumva amagambo y'Imana. None se muzabaha iki? Hambwa ati ntacyo. Muzabaha amafaranga se nibura yitsimbura mu byizi yo kuza kwicara hano? Tirekana. Muzabaha amabisi se nibura yo kubazana no kubasubizayo? Tirekana. Muzabatekera se mubagaburire ku buryo wenda umuntu yaza avuga ati tujye hariya hantu? Mufti aramubwira ati oya, ahubwo baraniyandikishije urutonde. Arambwira ati gusa abantu 10,000 uzababona gute? Iki kibuga ko atari ugupfa kucyuzuza wowe ibyo uri kuvuga urabizi wowe. Mufti aramubwira ati ahubwo amazina twamaze kubandika bararangiye, imyanya yaruzuye. Kandi si nibyo, banatanze n'inkunga yabo, hanyuma baziyishirira n'amatike, bazishakira n'impamba. Ubu barabirangije byose, n'amakwasiteri n'imodoka zizabazana zamaze kuzura.
umuntu aramubwira ati reka tutegereze tuzareba. Umunsi wa musabaka saa 2 za mu gitondo, bavanga abayisilamu ko tubizi ikibuga cyari cyamaze kuzura. Uwo muntu yarahaje abwira mufti, aramubwira ati nyakwa mufti, biragaragara yuko abayisilamu koko bubaha Qur'ani bidasanzwe. Avuga ati kandi bamweretse uturere twose, Nyaruguru, Rusizi, ubwo umuntu kugira ngo abari muri Beka ari inaha i Kigali saa 2 za mu gitondo yavuye Rusizi, urumva icyo bisobanura. Uvuga ngo yaje umunsi ubanziriza uwo ngo. Aramubwira ati biragaragara yuko abayisilamu bakunda Qur'ani cyane. Aranamubwira ati kandi cya kabiri, biragaragara yuko umuyobozi w'idini ufite imbaraga zo kubwira abantu bakakumva. Icyo nicyo mvanyemo, ati kandi ni igikorwa cyiza cyane. Bavanga abayisilamu, uko kuzinduka nuko gufata inzira nta kindi kiba kigenza abo bantu uretse urukundo rwa Qur'ani nk'uko n'uwo muyobozi yabivuze. Amakuru meza rero cyangwa ya nkuru nziza nanone nk'uko twatangije iyo aya, abo ngabo twabaye inkuru nziza, abatera inkunga gahunda za Qur'an, abitanga mu bikorwa bitandukanye. Inkuru nziza twabaha nuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bababyeyi bahatira abana babo bakabashyira mu muhate, bakabahwitura, bakabashishikariza gusoma Qur'an, kuyiga, kwitabira amashuri, abatera inkunga mu mashuri ya Qur'an, abatanga ibyabo bitandukanye, gufasha abarimu, gufasha amashuri. Abo ngabo bose inkuru nziza twabaha ni nguko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze iti inna lillahi ahlina. Intumwa y'Imana iti ngo mu by'ukuri Allah afite abantu b'umwihariko be. Intumwa y'Imana iti ahlullahi ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuhu. Intumwa y'Imana iti abantu ba Qur'an alladhina yuhibbuna al-Qur'an alladhina yuhaffizuna awladahum ala hifdhi al-Qur'an, babandi bashishikariza abana bo kwiga Qur'an, kuyikunda, abitabira ibyo bikorwa bya musabaqat, kubitera inkunga, kubishyigikira mu buryo bwari bwo bwose. Intumwa y'Imana yaravuze iti ngo Allah afite abantu be b'umwihariko, abantu ba Qur'an, babandi bakunda Qur'an. Intumwa y'Imana iti abo ni abantu ba Allah kandi b'umwihariko bamwe Allah yagize umwihariko we. Bavanga abayisilamu, ni ibikorwa byinshi bitandukanye tugira mu ruhare. Nanone turebye ku bikorwa byo ku misigiti ngo n'ingero nkeya cyane kugira ngo abantu bajye bamenya ngo ibyo kwishimira mwagize mu ruhare ni ibiki mugomba kwishimira. Kandi ikindi tugomba kumenya, hari igihe waratanze 5 yawe cyangwa 1000, ariko wayahuza na yundi na yanjye na yuriya, bikaba igikorwa kinini bavanga abayisilamu kandi igikorwa gitubutse. Dufate ubu bwiherero bwa hano kuri uyu musigiti, ubwiherero mwagize mu ruhare bwuzuye, bwiza, buduhesha agaciro nk'abantu bakoresha umusigiti ufite isuku, unafite n'ibikorwa remezo bifite isuku. Kwa kundi ba imamu batubwiraga tuva biremereye miliyoni 18, ubundi zo hafi zimaze kugeramo, imibare iragaragaza miliyoni 17,900. Haracyaburaho dukeya kugira ngo imirimo irangire neza, y'amadeni hari makeya ariko ni bitoya cyane. Miliyoni 17,900 urumva ni hafi miliyoni 18. Bavanga abayisilamu, ayo ni amafaranga yabavuyemo hano, mwagize mu ruhare mu buryo butandukanye. Igikorwa twese turakibona uko kingana, uko kimeze. Umuntu wese aragenda akavuga ati aha hantu koko ni ahantu hafite isuku. Ibyo ni ibikorwa byo kwishimira kandi muba mwagize mu ruhare mu buryo butandukanye kugira ngo tubigereho. Turibuka ibikorwa bitandukanye nanone Imana subhanahu wa ta'ala tuyisaba ko yakwakira ikabashyira muri babandi Imana ivuga iti alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya. Haniko tugomba kurambirwa. Imana iravuga iti babandi batanga imitungo yabo amanywa n'ijoro. Urumva Imana ivuga ngo mu bagaragu b'Imana beza ni babandi batanga imitungo yabo amanywa n'ijoro. Amanywa n'ijoro ni ukuvuga ngo ni ibihe byose. Iyo umuntu avuze ngo ikintu gikorwa amanywa n'ijoro, nuvuga ko gihoraho ntabwo kijya gihagarara. Imana iravuga iti abagaragu b'Imana beza ni babandi batanga imitungo yabo amanywa n'ijoro sirran wa alaniyatan, ndetse bakabikora mwibanga ndetse n'ibyo bakora ku mugaragaro. Si ibyo gusa mukora. Niyo ugeze mu rugo hari ugenda ugasanga jirani, umuturanyi, umuntu wo muri famiye wenda afite ikibazo, cyangwa umuturanyi uzi n'ubutazi, hari nabo muhura mu nzira ukabafasha nk'umwemeramana. Wabona umuntu babaye ufite ikirusha kamuha ni amanywa n'ijoro, kwibanga no kumugaragaro, ko niko umwemeramana baho. Wala tusichukie wa Islam, itukaje turambirwa ngo imamu bana salatu dhuhuri yatubwiye iki ngiki, ngo none kuri asri yatubwiye iki ngiki, kuri magharibi yatubwiye iki. Aba nao kabisa wanatukera baraturambiye. Ntago ari byo.
khuliqna liibadatillah, twaremwe kugira ngo tugaragire Imana subhanahu wa ta'ala. Kandi muri ibyo bikorwa byo kugaragire Imana harimo n'imitungo tugomba gutanga mu by'Imana yaduhaye. Iyo ugize Imana ukabona icyo utanga, shimira Imana, kubera ko icyo nicyo cyawe, icyo nicyo kizakurengera ejo ku munsi w'imperuka. Icyawe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti yaqulu ibnu adama mali mali. Intumwa y'Imana iravuga iti mwene Adamu ahora bari imitungo afite, akabara amafaranga afite, akabara konte uko zihagaze, akibeshya akavuga ngo uriya ni umutungo wanjye, n'uyu ni umutungo wanjye, n'uyu ni umutungo wanjye. Ko niko mwene Adamu yibwira. Intumwa y'Imana ikavuga iti wa halaka ya ibna adama illa ma akaltahu fa afnaytahu aw labistahu fa ablaytahu aw tasaddaqta fatasaddaqta. Intumwa y'Imana iravuga iti yewe mwene Adamu, rekeraho kwigamba ubara ngo biriya ni ibyawe n'ibi ni ibyawe. Intumwa y'Imana iravuga iti yewe mwene Adamu, ahubwo dore icyawe ni kimwe muri ibi bitatu gusa, ibi bitatu nibyo byawe, ibindi ntago ari ibyawe. Intumwa y'Imana iravuga iti yewe mwene Adamu, menya neza ko umutungo wawe ni icyo wariye cyageze mu nda wamaze guheza, icyo nicyo cyawe wamaze kugeza mu nda. Bavandimwe b'Islam, n'ibiryo biri ku isahani biba bitari ibyawe mpaka bigeze mu nda. Ni bangahe se ufite ibiryo ku isahani ariko kabikubita inkubara cyangwa kabikoma bikameneka kandi nta bindi bihari aho hafi, mwanya wo guteka wundi uhari, basi ufite na gahunda imbere yawe, ibiryo byamaze kumeneka ubwo uragenda nyine ntabyo uri burya. Icyo ni inzira imwe umuntu ashobora kubona ibiryo imbere ye ntabirya, cyangwa se bikaba biri aho hafi bari kwarura, hakaza amakuru atari meza wenda y'inshamugongo y'ibyago cyangwa ikintu gikomeye cyane kigahita kikuzubaza ubwenge bukagenda, bya biryo ukaba utakibiriye. Ubwo biba atari amafunguro yawe, ni cyerekana ngo n'ibyo waba ufite ku isahani si ibyawe, paka ubigeze mu nda ubiheze. Icyo ni icyambere, cyo wariye wamaze guheza ukakibira mu nda. Icya kabiri cyawe ni umwenda wambaye ukawusazisha ukaba wararangiye, na ya yindi tubitse muri bya bikapu na za garderobe n'ibindi, ntago birabi byacu kuko iyo upfuye urabisiga n'abandi bakabyambara. Wowe wawe ndi wundi wambaye ukawusazisha warangiye. Icya gatatu intumwa y'Imana iti cyangwa se sadaqa watanze mu nzira y'Imana, iyo ngiyo niyo witeganyirije, iyo niyo yawe, icyo nicyo cyawe, nicyo wizeye neza ko uzahemberwa wamaze kwiteganyiriza muri konti zawe, mu mibare yawe y'ibyo uzahemberwa kirizewe. Naho ibindi ufite muri konte n'amafaranga ufite uko yabangana kose n'ibikorwa ufite, wallahi ibyo byose ntacyo bizakumarira ku munsi w'imperuka. Yawma la yanfa'u malun wala banun, umunsi imitungo nta kizabimaze ndetse n'urubyaro. Bavandimwe b'Isilamu, dusoza mu byo tugomba kwirinda kugira ngo dukore ibyo bikorwa byiza, no kwirinda ibintu by'urucantege bitandukanye, abaca intege abandi, abaza kugandisha abandi, batuzanira rimwe na rimwe amakuru y'ibihuha yo kuduca intege kugira ngo two gukora ibikorwa byiza. Hano Imam ashobora guhaguruka akatubwira igikorwa nk'icyo cyiza, ariko ntihabura bamwe muri twe Imana ibayobore ko ntabwo aho bagana ntabwo ari heza. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo guca intege abakora ibikorwa byiza, biroroshye yuko Imam yaza hano akatubwira ikintu, ariko hariya hanze umuntu agahita akora kandi gakundi akavuga ati achana na wale wa Imam bwana, hela zetu zinaliwa barayarya, cyangwa kubera iki dutanga abo barahari. Rero kugira ngo dukore ibikorwa byiza tugomba kwirinda abo nk'abo baturangaza cyangwa bazana inkuru z'ibihuha yuko imitungo iribwa. Bavandimwe b'Isilamu, abayobozi banyu ni inyangamugayo kandi nta mitungo y'abayisilamu barya, ahubwo iyo mutanga ni mikeya, mwongera imbaraga kugira ngo ibikorwa bibashe kugenda neza. Ariko iby'ibihuha n'amakuru atariyo, ayo ngayo nayo ashobora kuduca intege. Ndetse hariho nigeze kubona, sinzi n'abantu ngira ngo hari n'abafite ikibazo no ku Bisilamu bwabo, hariho nigeze kubona avuga muri ibyo bitangazamakuru avuga ngo ariko ubundi ngo abayisilamu bo ngo ubundi muba mujya gusari kubera iki? Subhanallah. Noneho abantu bageze n'ubwo batubwira ngo sasa wowe wa Imamu musiwafate, ngo mujye mubareka mu misigiti bonyine nimujye gusari. Wallahi abo bantu ntabwo bazatuganisha heza. Abantu n'abajinga ntabwo basobanukiwe idini, ntibazi ibyo barimo, ariko hari igihe bashaka kwigira abayisilamu beza kandi atari nako bimeze. Kumenya ubuyisilamu nicyo cyane no kugusobanukirwa neza. Rero umuntu yageze kuvuga ngo ubundi sengo mujya gusari kubera iki? Izo juma zabo muzireke, n'izo salatu zuhuri na za asri muzireke,
ngo bagume mu misigiti bonyine, ngo aho ngaho nibo bazabona ko mwarakaye sawa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Abo ngabo ni baticuza ngo bagarukire umurongo w'Imana, sinzi aho bagana, niba ari mu nzira z'ubuyisilamu bwiza. Kandi ibyo byose buri wese aremeza ko iyo atari inzira nziza. Imana iravuga iti humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu. Imana iravuga iti kugiye cy'intumwa y'Imana abo bantu bahozeho. Intumwa y'Imana iravuga iti abantu bahozeho. Imana iratubwira muri Qur'an ivuga ngo ikizaba kubwira abo bantu badafite ukwemera gutunganye neza, ngo ni babandi babwirana hagati yabo. Iyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabwiraga abantu ngo muze mukora ibikorwa by'idini, ibikorwa muhamagarirwa ntago ari ibya kanaka, niba ari ugukora igikorwa nk'umusigiti nk'uyu cyangwa iyindi, ndashaka abantu bazasobanukirwe neza bavandimwe b'Islam, cyo tujye tunakimenya tunakibabaza. Kuza ukambwira ngo no gufasha igikorwa cyiza uri kumobiriza untesha isawabu, hanyuma se uyu musigiti ndi kubaka ni wa imamu kanaka, ni uwande? Uyu musigiti ni wa Allah. Wenda aramutse avuga ati muzana amafaranga ajye kubaka inzu ye bwite, wenda wavuga uti ntabwo tujya kuyatanga two kujya kumufasha. Ariko niba ari uguhamagarira igikorwa rusange cy'idini cya community, hanyuma wowe ukajya ku ruhande ugaca intege, igihuha ugakwiza, ugatwika nk'uko babivuga ngo hahiye. Imana iravuga iti abo ngabo kugiye cy'intumwa y'Imana bahoze, Imana iravuga iti nibo bagenda bavuga ngo la tunfiqu ala man 'inda rasulillah, ngo mwo kujya guha, mwo kujya gufasha intumwa y'Imana n'abari bari kumwe nayo, mwo kujya gutera inkunga ibikorwa hatta yanfaddu, ngo kugeza ubwo intumwa y'Imana izabura ibyo ikora, ikabura ibyo ibaha ngo bajye gukora, hanyuma bakayivaho bakayireka. Ubwo nuko babwiraga intumwa, babwiraga kugiye cy'intumwa y'Imana. Ni nk'abo ngabo bavuga ngo mureke kujya gutanga impamvu mwo kumushyigikira, bose ni kimwe. Imana iti walillahi khaza'inus samawati wal ard. Imana irakubwira wowe utekereza gutyo, Imana iragukosora ikakubwira ngo tekereza neza. Imana iravuga ngo walillahi khaza'inus samawati wal ard, ngo babwira uti Allah niwe nyiri ibigega by'isi n'ijuru byose. Bisobanuye ngo azazana abandi bakora ibikorwa byiza, kandi uzasigara warahombye wowe utarabikoze, kandi waragombye kubikora ukabigiramo umusaruro ndetse bikakugirira akamaro. Bavandimwe b'Isilamu rero dusoza, bavandimwe b'Isilamu nagira ngo mbahe amakuru arebana na gahunda za hija ariyo dusozerezaho, amakuru nayo meza. Abahaji abiyandikishije niba barimo hano barabizi ibyo ndi kuvuga, nuko ubu ngubu abahaji bose bamaze kwiyandikisha, hanyuma visa cyangwa se visa za hija ubu bose habura ibyumweru 3 kugira ngo urugendo rube. Visa zirahari kuva icyo gihe, nukuvuga ngo itariki zo kuyana itariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu inshallah visa zirahari, bose barazifite. Harimo abanyarwanda 81 n'abanyamahanga 7, bose bafite visa zabo. Habura ibyumweru 3 izo visa zirahari, buri wese arayifite. Cyo ni kimwe. Myiteguro yindi y'Imaka rebana n'ibisabwa hariya mujyi mutagatifu n'ahandi hakorerwa ibikorwa bya hija nayo yararangiye. Amahoteli n'ibindi bikorwa, bisi n'ibindi bazakora byose ibyo nabyo byararangiye alhamdulillah. Hanyuma ikindi gikomeye yari nacyo gishya rero, ibyo byose birasanzwe. Gusa ikidasanzwe ni ukuba imyiteguro yaragiye mbere kubera impamvu ebyiri bijyanye na gahunda yo muri Saudi Arabia, muri Ministeri ya Hija ubwayo nayo yigije imbere mu gutegura. Hanyuma icya kabiri binajyanye n'imyiteguro ya hano, n'abiyandikishije bakoze ibisabwa hakiri kare kugira ngo ibikorwa bigende neza, turanabashimira. Ariko ibyo birasanzwe, izo visa nko navuze nazo nubwo zaje kare ariko nabyo birasanzwe kuri visa ko ziboneka. Ariko ikidasanzwe gahunda z'urugendo rw'indege, nicyo nagira ngo mbabwire. Gahunda zo kugenda z'abahaji zitandukanye n'iz'imyaka yahise yose kuva amateka ya hija yatangira mu Rwanda. N'ubwa mbere abahaji biiznillah ubushobozi bw'Imana kuri iyo tariki twavuze bazagenda bajyanye n'indege izabajyana, vango urugendo ruzaba ari direct Kigali Jeddah. Indege izava Kigali, indege ya Rwanda Air ibageze Jeddah nta handi hantu banyuze. Hanyuma ubwo bizaba bibarinze urugendo rurerure kunyura za Dubai, ubwo wagerayo ukamara amasaha muri za transit, abagenda barabizi. Ubwo izo mvune ntazaba zigihari. Ariko si nibyo gusa, hari n'izindi mvune zo guhindura indege, kuyo bageraga Dubai bageraga na Rwanda Air bakarangirizaho bagashakirwa indege nyine izaba yiteguye kubatwara
bakongera bagahindura indege bakajya Jeddah. Izo mvune zose, urugendo rwo kuva hano Dubai ni rwo rurerure, utari washyiraho rwa Dubai Jeddah. Kuva hano ujya Jeddah indege izabatwara ruzaba ari rugufi, amasaha atageze kuri 4 bakaba bageze Jeddah muri Saudi Arabia biiznillah. Hanyuma kugaruka byo noneho nagashya karenzi. Kugaruka noneho iyo ndege ya Rwanda ya nanone izabafata ku kibuga mpuzamahanga cya Madina, n'ubwa mbere nanone mu mateka. Ntabwo izabavana Jeddah, izabavana Madina, Kigali nanone direct idahagaze, nta nabandi bandi izabitwaye. Hari amasezerano ubuyobozi bwa Rwanda Muslim Community bwamaze gusinyana na Rwanda Air byitwa charter. Charter ni ukuvuga ngo indege ikagutwara ari mwebwe mwenyine nta bandi bantu barimo, ikabajyana ikazagaruka ikabafata. Izabageza Jeddah igaruka i Kigali nta bantu barimo, izongera ihaguruke Kigali yongera ijya kubafata Madina ibagarura i Kigali. Ubwo buryo bw'urwo rugendo icyo bisobanuye ku mvune z'abahaji abagiye Maka nanone barabizi. Abahaji babananiwe bamaze gukora umutambagiro wa Maka ariko bawukubutsemo wa hija, hanyuma kuko bazabanza Maka niyo bamaze gukora hija Maka bajya Madina na bisi, ubwo ni birometero 420, ngo n'urugendo nini ku muntu uvuye muri hija. Hanyuma bagera Madina nanone bakazongera uko byari bisanzwe, bakongera bakava nanone bakava Madina bakagaruka Jeddah ibirometero 400, bafatiraga indege Jeddah bavuye muri urwo rugendo rw'ibirometero 800 bingana gutyo bya bisi. Ubu ngubu rero indege urwo rugendo rwo kuva Madina baza Jeddah ruzaba ruvuyeho, yewe n'amasaha bamaraga Jeddah bategereje, amasaha atari make hafi umunsi wose, birebana n'imizigo n'ibindi byose byo gupakurura no gupakira. Izo mvune zose ubwo zivuyeho kuko bazahaguruka Madina direct baza Jeddah direct, nako baza Kigali, Madina Kigali direct nta handi banyuze, kubera iyo gahunda ya charter y'amasezerano hagati ya Rwanda Muslim Community ndetse na Rwanda Air. Ariko bavanga Islam ibyo byose nanone kugira ngo tubigereho nanone no kugira igihugu cyiza. Nta nubwo ari indege zose zigwa hariya Madina cyangwa ngo zigire uburenganzira bwo kugwayo. Indege ya Rwanda Air kubera cya gihugu cy'imiyoborere myiza, igihugu gifite ijambo, igihugu cyasabiye iyo ndege uburenganzira bwo kugwa ku gihugu cya Madina, ku kibuga cy'indege cya Madina. Hanyuma ikindi nanone dufiteyo ambasade yacu y'u Rwanda nayo iradufasha, yanadufashije muri izo gahunda zose, ndetse ku bushobozi bw'Imana abahaji nibagera Jeddah bismillah bakimanuka bazakirwa na nyakubahwa ambasaderi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko mubizi ko dufiteyo ambasade nshya bizabakira nk'abanyagihugu, abanza bakira bifuriza ikaze hanyuma bakomeze gahunda za hija. Ibi byose ni imiyoborere myiza y'igihugu cyacu, ndetse no kugira igihugu cyiza kandi gifite ijambo, ndetse gifite no kubanira abaturage bacyo. Tukaba tugomba kubyishimira tukanishimira n'izo gahunda zose.